ngo iri kudetinga Kate Bashabe byanejeje ndavuga ntuyu muhungu rwose ntajya afata ibintu byoroshye pe yarabuze umudatinga je rero mfite ikibazo kimwe kuri mwe umugenzi wageze arya ava mu Rwanda ageza Tanzania aho ravuga utinga nze nkwereke sinatuma abakobwa bose beza baducika uyu ndamusigarana mu gihugu juno kora hana kwemeye pe naho ibindi byahita birangira nago nzi ikintu makoreye ariko rahakoze icyo nazo uravuga uti ntago abantu beza bose bakomeza kuducika mubagiye macuruzi b'intwaro uti rwose n'umusani yabikora nabikunze cyane biriya bintu naho twangize ikiganiro ndagushimiye iryo shimwe numva gashaka kuri tambutse je mfite ikintu kimwe nakubaza we nabandi bagenzi banyu ngo bitatubabaza ntago twemerewe kugira inshuti nibyo navugaga nanjye so Kate Bashabe ntago ni mwiza koko we ni mwiza byatari vugisha ukuri nta mwana si mwiza cyane nibikabije Kate ntago tukimwita umwana navugaga kubera ko ari umukobwa abakobwa bose n'abana se n'umukecuru buri abakiri umwana kubera ubwiza afite rero ntago nzi ukuntu bigenza ahubwo myibwirira kuba kuruta imyaka nta kibazo ntacyo bitwaye Kate Bashabe twanakubabariye urarenze she's like a big sister to me n'umuntu wanjye cyane turi inshuti byatari so ibyo ngibyo by'inkundo rero byarananiranye ntago ari iby'inkundo zino z'abantu badatinga I love her so much as my friend and my sister. She loves me as a little brother to her and akunda imiziki yanjye kiza cyawe kubera ko wagiye ukora imiziki ivangavanze irimo igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda nyika ko na fan base yabasha kubyumva byose ariko katwibutse n'abavuga ikinyarwanda waruvuze ngo iki ngo uramukunda nka amushiki wanjye mukuru ankunda nka musaza we ndetse n'inshuti akunda imiziki yanjye n'inshuti yanjye n'umuntu mwiza kabisa nabanye nabavuga ngo yemwe ba avuga n'iryo jambo rikoreshwa n'abantu bakuze cyane ugomba kukurabura nawe nago yaguhera abuze ngo yemwe ba ndavuga n'iryo jambo ndizi kwa nyogokuru embo rivuga uri umukobwa nawe menye ushaje ko umujye mwubaha tantine sha siko ariko yavuze mwana hari tantine nzibuze ko Jonathan cyagenda gake gake mwana uzi ibintu yagiye akora yaravuze ngo nishe arya ngo iki arapye ngo iki ngo wishe muri waki ariko se babirongo binyibutse verse yawe babarira basi iyo feva yinkorera none rero ugagakwiye kuba wambaje verse nyuma babarira iyo verse nari nyikeneye pe ngo wishe iki ngo nishe n'abanyishoye n'amashwadi baby slow abuze ubwo ubuzi inama yishe na dantine wazo ngaye ngukorero byagarutswe ko mbuga nkoranyambaga nabone kubikubazaho Now was a very good promo y'indirimbo Shenge kubera ko muri very strategic team mukora ibintu biri dope cyane kandi ko haje bro ugiye twe dushima abantu bakora gukora ndabyubaha cyane niyo mpamvu umuntu ukora tumuhindaboza ari kugejeje kubisobanura nabe nyawe bigarutse bavuga ati mufata nka muri umuna wanjye musaza wanjye muto kandi ngo bakumusupportinga which is very nice iki vuga cyane nari nibutse sha urakoze sha katumwishyurize nyirigitokerema ngo wamwemeye indirimbo urangije ngo arakubura wa mukomedi cyako cyakoza Juno nawe urambura pe mwana umwemereye indirimbo imbere y'abantu nurangiza umukuzeho none se uri bukukuru navuze byibutsa abantu naravuze ngo ikirenge tuyirecording yego sibyo none se ko umwanya utaraboneka ngo tuyirecording ubundi sinumvise yarayirecording si byara yarakubuze yarambwira ati nakomeje kumuhamagara none se Irene wowe abantu bose bagushaka bahita bakubona wese ufite schedule yawe ngewe ni urumva ariko ibyo nemera imbere y'abantu ndiyeranje ngashaka ukuntu mbikora pe urumva ahantu biba byaratereye urujijo nuko tutaba twaravuze ngo tuyirecording ku wa mbere yego sibyo ariko niba narakubwiye ngo tuyirecording tuzayirecording sara aho ngi ubwo ni remix si mari kuko ngo yararambiwe arakirikodinge
twakora n'akandi reka bitwaye ikizi niba cyari ikirenge dushobora gukora nk'ikiganza. kumana kuko ubukere bakora nimwishyurije ikirenge bakama ikiganza cyo cyakira. buriya nyine nta rush wanese ka byose ntabwo ujye kuko ndabyibuka neza. Hari n'abanyamakuru wese bari actinga bati ntabyemeye mwitegereze muzambwire mba muzayibona koko byo bavuze bibabyo bivuze ko ushobora kwishima ukasezeranya abantu ibintu utazabaha. Akibaze ko uzi nk'igihe nahereye mvuga ngo ngiye kudropinga Shenge se. Shenge yagombaga gusohoka mu kwa 11 tubyimura mu kwa 12 yasohotse mu kwa mbere. None se byayibuje gusohoka ubwo uzi nk'igihe nayo recording umwaka ushize nko mu kwa gatatu. None se byayibuje gusohoka umwaka ugiye gushira. None se ubwo erega buriya kuyirekodinga nta nubwo ari byo bigoye. Buriya wanayirekodinga ikamara imyaka 3 muri studio. We ese si bishoboka. Hari indirimbo mfite na recordinze 2021 narasohora. Rero kubera akenshi nyine abajene batari muri music industry as their business nk'uko nguko tubikora, hari igihe baba bazi ko it's just about recording a song. It's also about ndayisohora ryari, ndayisohora mu yihe environment, video ndayishootinga gute. It's a process of a lot. Kandi ujye wibuka ko atari nayo yonyine ubu recordinze muri iyo minsi ibije kuzindi nka 20-30. Urumva nk'uko se nakubwiraga ngo imiziki y'uno mwaka narangije kuyirecordinga, ubwo bivuze ngo niyo twayirecordinga ntiyasohoka uno mwaka. Iyo nzasohora ndayizi already. Rero ibyo ngibyo kubera baba bataba muri music industry nkatwe ntabwo izo concept baba bazumva. Yego buriya rero ubwo nubwo ni ikiganzo cyemeye ndumva atari muri uyu mwaka. Tuzabiganira Clement ntago yambura, nanjye nzamushaka tubikemure. Kere ngo nagakwanga ariko utandukanye imiziki n'inzenya. Ora recordingisha umusa n'inzenya. Ago kandi se byakunda. Biragoye. Sha uramusubije ariko numva nta kizero utanze pe. Ndamusubije ariko nta kutagiza ngo musubize ariko ubutumwa numva butari nyine ni bwiza mu gace ariko baragoye. Yeye ni schedule ibi naremereye gutyo kandi nta n'umuntu utabura kubyumva kere gushaka wenda ibindi. Erega hari n'igihe natwe uyi recording uzi ngo niyo uri buhita usohora mu kanya mu minsi ya vuba, ukaba ugiye muri studio muri iyo minsi ukakubise nk'umukorabo umeze nka puta, cyangwa ukaba nawe recording indirimbo wumva niyo urukundo cyane mugeze mu bihe bya Saint Valentin iyo bari barateganyijwe tuyireka. Yego. So ni changement zigenda ziza mu kazi kandi ni changement umenya kuko ugakora ko kazi. Rero iyo utagakora nabyo wamenya, niyo mpamvu sometimes muturenganya but nta mutima mu bito dufite. Urugiye nko ku dropping yawe watanga gukora bankira nka puta ikahita ifata imihanda ukavuga uti nahindi nashyiramo kabisa. Rega ni nizawe zombi ukeneye ko zose ziba big songs. Yego. Ukanayiha time nayo abantu bakabanza bakayifocusinga before you give. Ariko banza umbwire nk'ugeze kuri stage indirimbo nawe utero ukavuga uti aha nshatse nanabitse mikoro abaturage bakaba biririmbira. Umusangiye ni zose pe ni okay ntago ari zose ariko ni nka 80% y'indirimbo zanjye. Ariko imwe uvuga uti ngiyo ni ikibazo na n'ubu ngo biragoye kuzigira